muraho cyane. Ambasada yabitinye yabanje aravuga ngo imfura arabisimbuka ati ntore, ariko nyamara muri imfura muraho cyane. Mwicare tuganire. Banyarwanda muri hano, inshuti z'u Rwanda, dufite inshuti nyinshi, inshuti urebye zirangana n'abanyarwanda bari hano. Turabashimira cyane kuba inshuti z'u Rwanda, abo nabo ni imfura. Rero nishimiye cyane uyu mwanya kugira ngo tugire Rwanda Day, umunsi twahariye ikiganiro cy'Abanyarwanda ku Rwanda, kandi icyo kiganiro gikubiyemo uko nibwira ingingo nyinshi zatuma u Rwanda n'Abanyarwanda dukomeza gutera imbere. Mwakoze cyane rero kubibonera umwanya no kwivuna aho mwavuye hose, ndetse n'ibyo mwanyuzemo byose no gutegereza kugeza iyi saha. Byavuzwe mwanya washize, umuco wa Rwanda Day, guhura n'Abanyarwanda kugira ngo tuganire. Twagiye duhurira ahantu henshi kandi Abanyarwanda bakaza ari benshi, ndetse byagiye bigaragaza ko Abanyarwanda bahawe amahirwe, hari byinshi bashobora kugeraho, kandi byagiye bituruka mu kwitabira uwo munsi. Ariko si umunsi gusa, ni ukwitabira ubufatanye, gushyira hamwe, gutekereza igihugu cyacu no kugikunda, no gukunda ibyo ari byo byose byakubaka igihugu cyacu. Buri kintu cyose kigira impamvu. Icyo nabitiye imfura bifite ishingiro. Ntabwo nirwo njya kure, ibindi nabyo murabizi, ntabwo ndi busubire mu mateka yose, ariko reka mpere ku mateka y'ejo bundi. Dusanzwe duhura, tukaganira, tukavuga byinshi byubaka igihugu, ndetse tukajya inama. Tukagira n'imigambi duhuriyeho yo kubaka, ariko birya byose ubimenya neza mu bibazo. Iyo hari ibibazo byugarije abantu cyangwa byugarije igihugu, niho umenyera intambwe abantu bateye mu kubaka cyangwa kwiyubaka. Niho umenyera za mfura navugaga. Imfura ntihunga.
imfura no mu bibazo ntihemuka. Murabizi umwaka ushize, umwaka w'2012, igihugu cyacu cyagize gishya gihangana n'ibibazo bitagiturutseho. Igihugu cyitirirwa ibibazo bikomoka ahandi by'ahandi. Ibibazo isi irazi bidushyira ku mugongo, turabyikorera, turabiheka. Uko guheka ibyo bibazo twarabihekeshejwe kubera ko byari biremereye ubundi abakwiye kuba babikemura ba nyirabyo cyangwa se abitwa ko bafasha ba nyirabyo kugira ngo bikemure. Twebwe nk'igihugu cy'u Rwanda nk'ibindi bihugu ibyo ari byo byose dufite ibibazo byacu tugomba guhangana nabyo, tutakwitirira undi, tukishakamo igisubizo twebwe ubwacu tukabikemura. Ariko kutwikoreza ibibazo by'abandi ntabwo ari byo. Usibye kutwikoreza ibibazo by'abandi bitari byo tutazanemera, buri muntu, buri gihugu, buri bantu b'igihugu bagira ubuzima bwabo bagomba kubaho. Nta watuberaho ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu nitwe tugomba kububa. Ubuzima bwacu ni ubwacu. Icyo nshaka kuvuga ni iki: buri muntu wese aho ava akagera ku isi afite ubuzima bwe. Ntabwo wabaho ubuzima bwawe ngo nurangiza uvuge ngo ndabaho n'ubwundi. Imyaka yawe niba ari 60 cyangwa 70 ngo uvuge ngo ndongeraho 70 y'undi nyimubereho, ngo bishoboka. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo ntabwo wabaho uko ubayeho ngo nurangiza uze untegeke uko ngomba kubaho. Icyo ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda gusa, ni ikibazo dusangiye n'abandi banyafurika. Ariko kubera twebwe u Rwanda ibibazo tunyuzemo by'amateka yacu, twize isomo ritubwira ngo buri muntu wese akwiriye kubaho ubuzima bwe. Buri muntu wese akwiriye kwigira, akigenera. Ibyo ntabwo tubisangiye n'abanyafurika bandi nk'ikibazo, dukwiriye no kubisangira n'abanyafurika bandi nk'igisubizo. Bityo rero umwaka ushize isi yose yaduteraniyeho, rega murabikurikirana no mu binyamakuru. Hari abanyamakuru, hari abayobozi b'ibihugu bandi, hari abayobozi b'imiryango mpuzamahanga,
baragambana bavuga ko bagomba guhagurukira u Rwanda. Ariko kera najyaga nibwira, kandi ubundi ku ruhande rumwe uko ushatse kubireba niko bivuze, ubundi u Rwanda ni ruto. Ariko uwo munsi namenye ko u Rwanda atari ruto. Aho abantu bose baruhagurukiye bakarushakaho umugabane, bivuze ko atari ruto. Impamvu atari ruto si ikindi, ni abantu. Ni mwebwe Abanyarwanda, ntabwo ari ubugari bw'igihugu, ni abantu. Abantu bagira ibibazo bakabyemera, bakemera guhangana nabyo, ntibabyitirire abandi. Ikibazo ufite iyo ukigize icyawe, ukemera guhangana nacyo, uragikemura. Ibibazo u Rwanda twabigize ibyacu. Amateka yaduteye ibibazo byacu, ni amateka yacu, ni ibibazo byacu. Ibisubizo nitwe bigomba kuvamo. Ibisubizo bishingira ku kwiha agaciro. Njya mwumva ikintu cy'agaciro buri munsi. Agaciro. Kwiha agaciro, nta wundi waguha agaciro. Iyo wiyubashye, ukubaha n'abandi, n'abandi barakubaha. Iyo wiyandaritse, uba wiyimye agaciro, nta wundi ukaguha. Bya bindi batugemurira bakaduha imfashanyo, bakadutera inkunga, ntawe ugutera inkunga y'agaciro. Ntawe ugutera inkunga y'agaciro ubaho, ntibibaho. Buri wese arakiha. Ni naho haviriyemo mu gukemura icyo kibazo navugaga cy'umwaka ushize. Abanyarwanda mu gihugu, ababa hanze, mwebwe benshi muri hano, inshuti z'u Rwanda, abantu bashyize hamwe, no mu bibazo baregerana, bajya hamwe, baravuga ngo reka duhangane n'ibi bibazo. Ndetse ikimenyimenyi, haza kuza igitekerezo kivuga ngo ariko mureke, kubera ko mu byo dukeneye kandi mu bibazo duhura nabyo harimo ibura ry'uburyo bwo gukoresha ku bintu bimwe na bimwe. Kubera icyo gihe abaduteraga inkunga barayihagaritse, turavuga ngo reka dushyireho ikigega, fund y'agaciro, agaciro fund. Abanyarwanda barabyitabira rugikubita. Wari wabona ahantu ubwira abantu, tureka dushyireho ikigega. Hari umuntu wabivuze neza ejo bundi, hari ahantu nari mu nama muri Amerika,
umuntu w'umunyamerika umwe aravuga ati ariko ati mureke mbabwire ibintu by'u Rwanda ukuntu ari amayobera. Ati leta abayobozi b'u Rwanda ati babwiye abaturage ngo nimuzane amafaranga tuyashyira hamwe hanyuma tuzashaka uburyo tuyabyaza umusaruro wo kudufasha gukemura ibindi bibazo. Ati abanyarwanda bose bariruka bagenda bayatanga. Ati nta hantu biraba ku isi aho ushobora kubwira umuntu ngo zana amafaranga tuyashyire hamwe hanyuma dushakisha uburyo twayakoresha. Ati agahera ko yavana mu mufuka ko yaguha. Ati abantu bose bakayatanga. Ati nta hantu byaba. Ati ariko icyo bivuze ati ni icyizere. Ati ni icyizere abanyarwanda bafitiye abayobozi babo. Ati ni icyizere abanyarwanda bifitiye mu buryo bwo guhangana n'ibibazo byabo. Ariko mwari muzi ko sinzi niba n'amezi yarageze mu mezi abiri abantu ubu bazanye amafaranga arenze miliyoni 37 z'amadolari. Batyo bayazana buri wese afata uzanye make ushoboye kurusha azana menshi uwo mwanya barayatanga. Bamaze kugera ararenga 40 barakabaka muri miliyoni 44 z'amadolari. Abanyarwanda nta nubwo barabaza ngo ariko amafaranga yacu barizeye. Hari umuturage usanzwe wo mu cyaro watanze itungo rye yari afite. Abantu baramubaza batari ko se ko icyo wari ufite ugitanze uzabeshwaho n'iki? Ati nzabeshwaho n'agaciro nihaye. Kandi nibyo yarayitanze ariko ariho. Ntabwo ariho nabi kurusha uko yari ameze, ahubwo ariho kumera neza kurusha uko yari ameze. Ibyo rero ni umutima w'u Rwanda, umutima w'abanyarwanda. Nibo bwa bupfura navugaga. Ubupfura bwo kudahemuka, kutihemukira cyangwa no kudahemukira n'abandi. Icyo iyo ugifite nta mpamvu amajyambere ataboneka, niho ashingira. Amajyambere azaboneka, turi mu nzira yayo. Mu mwaka hagati y'ibihumbi 2005 na 2011 twavanye miliyoni y'abanyarwanda mu bukene. Miliyoni imwe y'abanyarwanda. Ibi ngibi mvuga ntabwo ari ibintu by'amakuru gusa, ni ukuri, kuko abavuye mu bukene barahagarara imbere yawe bakabikubwira. Akakubwira aho avuye, akakubwira aho ari, akakwereka ko atakiri umukene. Bishingiye kuri uko kwiha agaciro abanyarwanda dukwiye kwiha. Mu kanya
ibyo bavugaga by'urubyiruko, imirimo, uburyo bwo kubona uko wabona amafaranga wakoresha gukora business kugira ngo ushobore kubaho neza, ibyo byose birashoboka bishingiye kuri uko kwiha agaciro. Ndetse muri uko kwiha agaciro nagira ngo nkosore ikibazo gito cyagaragaye, ariko ngira ngo Grace yamfashije yagikosoyeho. Rubyiruko, dukora uko dushoboye kugira ngo mubone uko mwiga. Mujye mwiga mutekereza guhanga umurimo kurusha kugenda ugira uwo wishyuza ko agomba kuguha umurimo. Niko bikwiriye kumera mu mitekerereze. Ntabwo bivuze ngo ntuzashaka umurimo, ntabwo ari cyo mvuga. Ariko niyo washaka umurimo utekereza uburyo bwo guhanga umurimo, nibyo byiza. Guhanga umurimo rero birabanza bigahera ku mitekerereze, byarangiza bikongeraho ubushobozi uba wubatse bunyuze mu kwiga n'ibindi. Naho ibindi byose byo gushaka uburyo abantu bafite ibitekerezo bashobora guhanga umurimo, ukuntu babona amafaranga abafasha guhanga uwo murimo, amafaranga agera hakaboneka. Amafaranga arashaka iteka, turayashaka. N'ibyo navugaga by'ikigega cy'agaciro ni amafaranga. Amafaranga yaraboneka, ugomba kugira igitekerezo ushingiraho ukoresha ya mafaranga, hanyuma noneho n'amafaranga agomba guhoraho uburyo bwo kuyashaka kugira ngo byunganire abafite igitekerezo, abafite igikorwa, bashobore kugera kuri byinshi. Kandi iyo bageze kuri byinshi ari benshi, bigeza n'igihugu aho gishaka kugera. Rubyiruko rero, amashuri ni uburere. Cya mbere ni uburere. Uburere butanga igitekerezo, butanga imyifatire, butanga n'uburyo bw'imikorere. Uburere. Uburere ndetse nibwo butanga uburyo bwa politiki abantu bagenderaho. Politiki y'igihugu iyo ibaye ko abanyagihugu bazicara bagategereza leta cyangwa ndetse bagategereza Imana ko izabaha ibyo bifuje, biragorana. Cyangwa bagategereza kwa gusabiriza tumenyereye. Reka mbabwire ukuri muzi. Ku isi nta gihugu, nta bantu bafite icyo babagomba. Nta bafite icyo babagomba. Bintera ubwoba, birankanga kenshi iyo twishyizemo ibibazo biba byinshi, natwe twageraho ukabura uko ugira. Ibi navugaga by'umwaka ushize bahagaritse imfashanyo ku Rwanda. Erega wabona natwe Abanyarwanda, natwe twese na Perezida ndetse abirimo,
turaho tuvuga ngo baduhagarikiye imfashanyo twarakaye ngo bahagaritse imfashanyo, ariko ubundi iyo neza bagerayo kuyiduha ituruka he? Iva kuki? Ibihugu bizajya bihora bivana imisoro mu baturage babyo, bakagomba kuvanaho umugabane bagomba guha u Rwanda n'abandi banyafurika, ndetse byaba bitabonetse tukarakara tugatongana ngo imfashanyo kuki itaje? Wayikoreye iki se? Wakoze iki? Kuki umuturage w'ikindi gihugu agomba gutunga abanyarwanda ariko? Ni ukubera iki? Iyo uhinduye imyumvire ukakivanamo icyo gitekerezo mu mutwe, ukumva ko ntawe ugufitiye umwenda wo kugutunga, icyo gihe ibyo bitekerezo bigomba kugukoresha ibishoboka byose kugira ngo wibesheho, kandi kwibeshaho ntabwo ari icyaha, ahubwo ubwo navuze ibintangaza bitureba, reka mvuge ibintangaza bireba abo ngabo bandi. Ku bandi bamfashaga, iyo mbabwira ngo nimumfashe kuri ubu buryo, bimfashe kugera aho nshobora kwifasha, bakavuga ngo uyu nguyu aravuga ibiki ariko ubwo bo baba bahishe iki rero? Umuntu arakubwira ati rwose warakoze, narakuvunnye cyane, ariko ndashaka gukora ku buryo nakugabanyiriza guhora umpetse ku mugongo nkubereye umuzigo. Bakavuga ngo komeza wicare ku mugongo ntacyo. Komeza umbere umuzigo. Komeza umbere umuzigo irimo iki, gihishemo iki? Umuntu udashaka ni nk'abantu uko babaho, hari ibyo bita gucuka. Ubyara umwana, umubyeyi abyara umwana, akamwonsa, akamuheka, ariko bigeraho umwana akura akamucutsa. Umubyeyi wahora ashaka guheka umwana niyo yakuze agahora ashaka kumwonsa, hari ikibazo. Agomba kuba hari ikibazo ku mpande zombi. Hari ikibazo ku ruhande rw'umubyeyi wumva ko n'umwana iyo yakuze ahora amuhetse agahora amwonsa, ariko habaye n'ikindi kibazo cyo wari umwana ukura akarinda umugabo ategereje guhekwa no konka. Ntabwo abantu babaho batyo. Ntabwo u Rwanda rwabaho rutyo, ntabwo abanyarwanda babaho batyo, ntabwo abanyafurika twabaho dutyo. Kandi abanyafurika dufite ubwenge nk'abandi bantu, dufite amaboko nk'abandi bantu, ariko noneho turusha abantu bose umutungo. Ariko kubera ko hari icyo tubuze, bya bindi navugaga by'imitekerereze, bya politike mbi, uwo mutungo wacu ukiza abandi bantu, bakongera bakagaruka bakadutunga, ndetse bakagukubitira kugutunga.
cyangwa se the other way around bakagutungira kugukubita. Rwose ngira ngo muzi ibintu bya anger management. Hari abantu bashyiriraho nka punching bag, ahubwo ngo igihe wumva umeze neza jya ujya hariyo. Rero ubu natwe twabaye punching bag, warayatonganye n'undi warakajwe n'ibindi tutanazi, araza ariko si abanyafurika kuko twaherera he? Banyarwanda muri hano twaherera he? Ahantu twahoze mu gitondo nahoze Oxford University, nagiye kuvugayo. Ngiye kujyayo nsanga abanyafurika bari aho. First of all, there is a problem. Those fellows urabareba, first of all, bamwe ikibabesheje hano n'icyatumye bajya hariya ku muhanda ngo kwigaragambya. Muzi byo kwigaragambya? Ngo barigaragambya kuri yewe cyangwa ku Rwanda. Icyambere bafite amagi baterana ariko barayakeneye, bakwiye kuba you know, those fellows are starving. If you were to ask them, umuntu ajya kubabaza uti mwaje hano muti, cyangwa uti ukora he, biragoye kugira ngo bagusobanurire. Icya kabiri, barambaza ibibazo bya Kongo. Reka nkubwire, niyo nza kuba mbizi nabisubiza. Barazira iki kubimbariza hano babimbarije muri Kongo? Those fellows should be going to resolve their problems in their countries. They don't resolve their problems by throwing around eggs they need to eat. But that shows a whole chain of ideological bankruptcy. From them up to some other place. But Africa will never resolve their problems by this kind of behavior and mentality. They can never solve the problem. Ariko, some people told them a lie, that way of behavior is democracy, is freedom, is freedom of being nothing. Freedom of ideological bankruptcy, emptiness.
those who tell you those lies, that behaving like that is a good way of life, they live a better life than that one. So, fellow Rwandans and friends of Rwanda, we Rwandans, if I may speak for many of them, we are determined. We know our problems. We want to own up to those problems. Even through hardships, we will resolve them. We will try and keep trying and work hard. For not doing so, the alternative is many times worse for you and for the kind of life we want to live. So, Banyarwanda rero, ngira ngo n'umugani w'ikinyarwanda murawuzi ngo akimuhana kaza imvura ihise. Reka rero two gutegereza akimuhana. Mwese ndabashimira ibimaze kugerwaho, uko tumaze kugenda twubaka aho dushaka kugera haracyari kure, ariko naho tuvuye naho biragaragaza ko hari imbaraga zimaze gushyirwamo zizatugeza n'ahandi twifuza kugera. Igitumye ndaha rero usibye ko kubashimira nuko bakangurira ngo dukomeze umuvuduko tugenderaho mu majyambere yacu, tubane n'inshuti, tubane hagati yacu, dukore cyane ibishoboka byose, twiha agaciro, tugere kuri byinshi nk'ibyo abandi bamaze kugeraho. Abandi bamaze kugera kure, nta mpamvu dukwiye gusigara inyuma. Nta mpamvu twakomeza guhora tuziritswe n'ibintu byatangiye imyaka 50, 60 ishize. Ubu isi irihuta muri tekinoloji, mu bikorwa bya kijyambere, mu innovation, creativity. The rest, finance and other means, they can always be found. They'll always be available if there is the correct attitude, if there is the correct ideology, if there is hard work and discipline, if there is understanding and owning up to the problem. There is no way we can fail. Well, but some people choose to fail. I just want to say Rwandans should not choose to fail. So, ndangize ubwo turaza komeza kuganira mu bibazo muri bubaze cyangwa ibitekerezo muri butange.
ariko nagira ngo nanone nshimire cyane inshuti z'u Rwanda ziri hano, nshimire n'ibihugu bigenda bifatanya n'u Rwanda, nshimire ariko mbere na mbere mwebwe abanyarwanda mwatumye ibi byose bishoboka. Ni byashatse kubacamo ibice ngo byongere bihungabanye igihugu, mukabyanga, mugafatana urunana. Nabwiraga abantu ko abantu baba mu bice bibamo hurricane murayizi, ibintu bibamo ibintu bimeze na ziriya za tornadoes bita isata n'ibindi, n'imvura nyinshi zirimo imiyaga ziza zigasenya ibintu. Iyo uba aho ngaho urubaka ugakomeza ibyo wubaka kugira ngo umuyaga utazaza ukabitwara, ndetse n'abantu bahaba ukomeza umutsi murabizi, ukomeza umutsi ugashinga iryinyo ku rindi, ukareba aho wikinga, you take cover, inkuba zigakubita, imiyaga igahuha bigahita, warangiza ukaza ugatoragura ibyatsi, kongera ukabyubaka ukabishyira hamwe. Ugakomeza. Mu bihe byashize haje imiyaga, haza inkuba zirakubita, haza ibintu, abanyarwanda barafatana barikomeza, banga guhungabana, imiyaga irahita iragenda. Ariko ubwo rero buri mwaka turangije, buri kibazo turenze kigiye kituviramo isomo, sibyo? Mwakoze rero, muhorane Imana.